Bye bye Pastor Claude, ahezani mwijuru. Bye bye Pastor Claude, ahezani mwijuru. Pastor Claude nyosi murabe wumva. Claude we urumve, nandurivugira ubusa ku musozi urumve. Watumweho n'Imana ko ugiye kwitahira iwabo wa twese ariho mwijuru. Claude we teba yurigendeye ubu koko Claude we ugereyo uzabasuhuza mu mwijuru. Urumve Pastor Claude urigendeye ubu usizi mu ruci ku musozi. Ese witwaye ute mu bantu? Ese ugiye gusaba Imana imbabazi maze wisubireho, cyangwa ugiye kwinangira umutima maze ibyahanuwe byose byuzuzwe? Pastor we unuzi yabivuze ngo Imana yarakubwiye ntiwumva, igutuma habana n'abakozi bayo bakuburira. Uramunangira umutima none Imana irakuziye. Claude we Imana twambitse umwenda w'agaciro ntiwabimenya none ngo yagusibye ku ikarita. Yo urabigenza ute? Uko yamenye amazi niko nawe yabigenje. Pastor Claude urigendeye ubu usizi mu ruci ku musozi. Ese witwaye ute mu bantu? Ese ugiye gusaba Imana imbabazi maze wisubireho, cyangwa ugiye kwinangira umutima maze ibyahanuwe byose byuzuzwe? Pastor we ese urumva icyo baguhanuriye? Claude we ese uratemera? Urabihakana? Bimeze bite? Pastor Claude fukama ufate igihe cyo gusenga, urire uboroge utakambe wisubireho, usaba Imana imbabazi